nshuti ni Yesu. Yesu yarahabaye. Nose uri kuvuga uzimiza uvugira mu migani. Mani maze iminsi ndakaye. Mfite iji yanjye mani nzi ko ari iji irenze. Kumbe iji ni ibinyamo nkayanyoherwa aho bipfira. Kumbe ni iri kubinyamo ibinye. Wabucenzi. Uretse. Nanjye ariko ndagutegereje. Umuntu ni mugari. Uri standby. Ubu naje no kumenya ko burya nayangumi iyo ufunze ntari bibituma umuntu agutinya mwo gake. Sometime. Ni ngombwa. Kamufata ahantu biju nshuti yanjye. Erega nahe nibyibuha ku munsi w'isoko. Nibaze warashatse ntiwibagirwe Korode na Pierre na Peter nande urumva ruzakomera rute. Wakintu ugize amahirwe bagukoreye ikirori. Urajubineyemo nta n'iminsi baye iyo wijijisha abaza ukabanza nabyaye rimwe biba mbyara kabiri biba ese ubwo wowe uzanye iki gatatu ni nawe ugize uryo ukubitiye uwa mbere mu rugo urumva ndasha ko kantu barakazi gusa bazi ko burya abantu babyariye mu rugo bazi ngo tugira ubwenge ahubwo no mu bakuru habamo ibimara abakobwa muri iyi minsi nibihomora pe nibyomanzi akubunda babagiye uyakwica ariko iyo siyo na application iyi siyo iminsi maze iyi afitemo ikintu yashyizemo nka wa wundi wageraga kuri televiziyo agashyiramo umuswara habaho guhirwa ntihabaho gutunara utagira ngo ni wowe urenza abandi. Right. JALAS official TV reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza cyane. Nizere ko aho muri mufite morale nk'indi kubonana Clara ndi kubonana morale yambaye umwenda umurekuye cyane. Uri simple. Iyi noneho wagize cyangwa se iyi mood urimo kubona ufite n'akanyamuneza. Izuba mani akazuba turagafata tukagakwakwanya ubundi tugasomamo gakeya ugenda unatamira. Aka kantu uri kunywa se ndabona ari made in Rwanda. Iri made in Rwanda niko kanyamuneza mfite. Utu ni twa tundi dutera akanyabugabo. Mbese ubaye udafite ukuntu mbese bibaye bitemera afi ya bori irabikora. Igihe uruhutse ushaka kumererwa neza tayari umva akantu karima nibyo maze iminsi nibi narindemo turebe ngo bikorerwa hari ahandi mu Rwanda epfiri wacu nyine Nyagatare baba ntuzi aho suru wa Nyagatare buri none za twese ko nyine gera hari ukuntu reba ukabura ukavuga utereka nemere mvuga ko ndi uwiriye kubera impamvu ariko runaka urumva aka niko kantu muri iyi minsi kabikora. None se oya tujye tuvugisha ukuri ni wowe utangiriye ku cyo kunywa akanyobwa nk'aka kuri iri zuba ubu ngubu si byo bya bindi bavuga bati karara imyuka uyikura he kuri iri zuba koko kara nshuti zanjye n'ubwa mbere n'ubundi nta myaka ariya ngo ntibyemewe aka ngaka se simbona ari akantu ka fresh ya myaka nyine mvuga nanjye vuga ngo n'ubundi nta myaka dufite kubivuga biriya byabaye imvugo y'ibyiye zanjye n'ubundi byose ni yare urumva turi muri sama igihe ntacyo gukora ufite nta wumva uri relax ibintu byose babikuye mu nzira kugafata ntacyo bitwaye. Yes kuko harimo ni tangawize harimo tei harimo ibintu byinshi bitandukanye ubuki harimo mbese wumve ngo meze neza ibindi ubutatu uzabivuga boss yishyuye ariko ubwo yakwishyuye ntacyo urakomeza wisanzure ukanywe ariko tunaganira dore haje haciyemo agahe
waciyemo utunsi tutabonana wagizemo ibibazo urarwaramo ngenda bimenya ubwo ndi kubibwira abadukurikiye kuko wenda ringe baba babona haciyemo agahe itsaho hano kurwara haranamenye inshuti narabanditse mbega kurwara inshuti zanjye uzi kurwara ukabura n'uguhereza amazi yo kunywa wararwaye urabyihererana cyangwa wararwaye urabyimenyera narwaye ndabyimenyera inshuti zanjye ya mbega ibihe ntazibagirwa pore kabisa ariko uzi kurwara isaha zo kunywa imiti zagera ugafata igikuta ugenda buhoro buhoro kugira ngo ugere ku mazi usomeshe imiti inzara ikakwica ureba gaze ureba ibikoresho byose ukabura imbaraga zibasha kugira icyo uteka utabibuze kandi warapostinze uti nararwaye inshuti zanjye bose yo ihangane erega urya unywe birashira indya nywe narababonye inshuti zanjye gusa ubu ngubu narabasevinze oya ja shuguri yabaye nyinshi shuguri ariko ninde murara mukora mwirwa mukora ese umuntu yaza kukuraraho nka Keve yaza karara ko ari amahirwe nagize wenda singe mu bitaro uriyo nza kuba ndi mu bitaro rero kubaho mu bitaro abantu barahasesekara rega abantu iyo bikomeye kurushaho baraza buriya none huzi hari rero ngo namenye ko ndi gusa nanone hari abandi bantu banyeretse yuko ari umuvandimwe aba ari umuvandimwe toujours respect ku bantu bambaye hafi hari umubyeyi rwose umubyeyi wanjye nagiye kumva numva arambwira ati mwana wanjye nanjye sinshoboye ariko uyaranje ugire gutya na gutya ndamubwira nize ko nta muntu bimpereza arambwira ati fubyi bagayotse ibuka neza ko ugomba kwimenya ahantu utangiriye harakomeye sinzi ukuntu ndi buze kubigarura ariko wihangane rwose ntago ari ukugutererana kunererana byo sina ikintu mba nshaka kubwira abantu ntukizera abantu ntukiringire umuntu byange bikunda hari igihe kigeza ukabona kuri wenyine babandi bagufera birirwa bakubwira ngo baragukunda baragira gute baba bagufera wa wundi wawe n'ubundi ni ugusigaraho ikindi naromaritse nk'ibi bihe nimariyemo iminsi nshuti ni Yesu Yesu yarahabaye uzi ko umuntu agira inshuti akarutwa na yayine umuturanyi mubi arutwa n'ikigunda uzi ko namenye abantu burya ari babi jara umuntu wese ukuri hafi ujye umwirinda iyi nkuru nkuhaye irafatika wa muntu wizera yuko ari inshuti yawe wa muntu wumva ari we wakitabaza ibyo burimo ujye ukora attention kuko naje kumenya yuko ibyo tuba turimo nabo ari bo bavuga ibyabo bakora babitwitirira twe amari mushenza kanafata ifoto man ari uri mu mafuti yitsaho hantu ibintu waruvuze ngo ibyo bakora bakabyitirira twe ako kantu usa nkukavuga neza uko uhita unagasanisha naho hantu uvuzeho ifoto urumva hari igihe umuntu abana n'undi ukabuzi ngo niwe wa muntu mwajyana heza niwe mwatemberana niwe mwagira gute kumbe bya bindi murimo ari nawe wabikujyanyemo ari we na ntuze ugasanga ahubwo yari ari mu mubare wo kugira ngo akugushe mu ikosa ntabwo kazi se oya ni gashya kuri nje ni gashya pe ni gashya uretse n'ubundi ko ari nsanzwe ntanagendana nabo ubu sinzanasubira nase uri kuvuga uzimiza uvugira mu migani mani maze iminsi ndakaye mfite iji yanjye mani nzi ko ari iji irenze kumbe iji ni ibinyama nkayanyoherwa aho bipfira kumbe ni iri kubinyama ibinye wamucenzi uretse nanjye ariko ndagutegereje gusa wenda nago ukwisha ijisho nawe ejo wamwicira indi gusa buriya narakunotinze kandi ubwenge ndabufite ko yaranakoze yatumye menya uko nitwara bigenda neza ibinyama mani nakwikubira nkabona ibintu wongeye birapfuye
nkavuga nti buriya nshobora kuba ari njye utabipronounsoye neza na pronounce bikongera biga ngo nzatera imbere yapfuye nyagu niko yavuze uwo muntu uzapfa unsike mwari muri ahari uri kuvuga ibintu uzimiza nyamara bikomeye none se ni ibintu bishingiye ku kagambane ahubwo nakagambana nakagambarira umuntu w'umusirimu wize ariko abantu mwize namwe siritopure mutangire mwongere mwiminjire magafu umuntu yari izafite ubwenge ugazanga nicyo gicucu tuvuga ibindi man menya ngo nararakaye ubu narabize tugendana JALAS ndi runono ni gake umuntu ntiwamenye uko ahindutse umuntu ni mugari uri stand by ubu naje no kumenya ko burya nayangumi iyo uyifunze ntari bituma umuntu agutinyamwo gake sometime ni ngombwa ukamufata ahantu najya mbitsimba mutoni umwana ishuzongera umugomba make nanaseka ushyire ku ivi umwana ntazongera karara kanduza bituma abagabo bagutinya bantinya batagira bamenye ko izo muba murimo bagenzi banyu baba ari hafi nibo babasenyera izo ngo zanyu babandi mwizera uzi ngo niwe ubwira buri kantu niwe ugusenyera wa undi ariko bimaze gufata indi nteramana umuntu ngo wamuherekeje ugasanga ahubwo nibwo bibaye ariko nabibonye nanjye nzayambitse nzancunga ngurira akantu bagake kurura gatengo ngazongera wenda bizajya bijyandana mu mutwe meze utase Shafi bora nakagabo itumye menye ibi kibazo menya urumva rukuna gatanga ukumva utangiye gutekereza mbye ukahita uvuga ndafata imyanzuro ayo mugabo burya ngo afata imyanzuro ubu nanjye hari ukuntu nkasoma nkahita mfata imyanzuro hari igihe ugasoma uri kureba ibiri kubera ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize wabonye ko hari amakuru ari gucicikana ati Bijou n'umugabo baratandukanye ariko sundi ariko Bijou nawe mwari mwaranyiyamye kuvuga abantu Bijou nshuti yanjye itumenyeranye cyane ariko amakuru amwe nahamwe ngeraho erega nahe nibyibuha ku munsi w'isoko wayigaburira mayoneze wayigira gute umuntu uwunga bikundura ubumuri wowe w'imbere abantu ntari genganira na karere w'imbere tugafata umwanzuro tukavuga tuti ibi bintu byanze tubivemo Bijou byaranze ikomereza akazi n'ubundi Bijou ukunda kuryoshya gushaka kuryoshya ubisiga iwanyu tekereza ko ariyo mpamvu ishobora kuba yaratumye itandukana ribaho uko ni ikintu cyatunguranye amezi 5 abantu benshi bagikozeho comment nanjye hari ibyo navuze bike hano no kuri chaîne barabibonye ariko bari bakuhitanye ntirazima abafana rega umufana bari baguhitanye gusa ikintu kimwe nakubwira JALAS ku bintu bijyanye n'ubukwe nanjye uvuga ngo n'amakwe byabindi byanjye ibintu bijyanye ubukwe ni ikintu ubanza ugatekerezaho ukicara ugasezera babandi bose ugatangira n'inzira nshya ugiye kubana n'undi muntu mutavukanye mutakuranye ubutangira urundi rugendo igihe ukiri mu mikino nakugira inama kubyihorera nibaze warashatse ntiwibagirwe Korode na Pierre na Peter na nde urumva ruzakomera rute igiye umunyabwenge nayo mutega umwana avuga ati nsohokanira uwo muntu man abantu bose twarumvise kanavugwa muri kese ye hari umuntu wundi wakavuze atakavuga ze ariko bukeka ko abantu ntabwino uhagaze ubwino mpagaze numva mfashe ibyo numvishije byose nkafata n'ibyo twagiye twumva twabonye ibyagiye bica ku ruhande JALAS umujama yarazi igisasu agiye kwizirika
hari ukuntu umuntu aza agukunze pe ariko akabaza amakote febre yawe igihe rero akugerageje nukuvuga ngo ni ubwo bwose byabaye kuriya ntago ari ubwa mbere byari bibaye ari ukuntu umuntu akagerageza bikagezaho bikabastinga kandi do plus n'ubundi bintu ukomeje kubyizirikaho bikwangiza mu bwonko niyo mpamvu turi kugenda twumva amastroke turi kumva abantu barwaye ngo udutsi twahengo two mu mutwe kubera iki ibintu uragenda ukabibika ugastoka ntubone n'umwanya wo kubisohora sohora ibikurimo bitume nawe mu mutwe wawe ninkarega ninka memory card cyangwa iki iyo cyuzuye icyo usabwa no guformata kugira ngo nibindi bibona aho bijya sibyo nukuvuga ngo igi yaravuze ati nubwo bwose ibyo ndimo reka nanjye ngira iki n'umunyabwenge man reka nanjye rega mbone n'ikindengera ejo nejo bundi ntazitwa iki icyo ngicyo ukanu gasobanure neza none se afite ibizibiti ndi kukubwira ngo mfashe ibyo numvishije nibyo tugenda twumva abakobwa muri iyi minsi nabonye umusaza Kenizi yavuze ngo turi dufite ibihomora n'ibyomanzi ngo ntazi ibyo ababyeyi b'igihe kizaza bazaba n'ibihomora pe n'ibyomanzi umwana w'umukobwa ufashe umwanzuro wo kwitwa n'ubundi usanzwe warabyaye ibyo hari umuntu wigeze kukambazaho arambaza ati se Claire wumva ufite gahunda yo kuzashaka umugabo nabyaye rimwe biba mbyara kabiri biba ese ubwo wowe uzanye iki gatatu ni nawe ugize uryo ukubitiye uwa mbere mu rugo urumva ndasha ko kantu barakazi gusa bazi ko burya abantu babyariye mu rugo bazi ngo tugira ubwenge ahubwo no mu bakuru habamo ibimara wakintu ugize amahirwe bagukoreye ikirori urajubineyemo nta n'iminsi ibaye iyo wijijisha abaza ukabanza ayo venari ngo ninda ntiga ngo mwabagabo mwe nitwe tuzi base babana uraho ricaye uranigirije umwana n'uwanjye urabona umwana sha uriya mwana mwiza n'uwanjye nyirawe ari ahantu yibere ahantu aratuje ameze neza wowe uri aho ngaho urire kuvuga ngo umwana ikintu cyo nzi ni kimwe mube honnête utagira ukuri niko kuri kwica ibintu byose turimo nta kuri kuri mu bantu nta kuri nta abantu twabaye incakura twabaye inyargenge zirenze twabaye abantu ngo bareba kure kurusha abandi iyo urukundo rujemo ibyo byose ujye ubisiga ku ruhande ufata umwanzuro umwe wo kubaka ikindi nakugira inama n'uwo wundi ugiyeho nta mahirwe ntayo nago kuko nawe arakuzi azi ibyabaye ku ijingenzi ye abagufite abizi urumva abagufite abizi kandi burya hari n'ibyo ataguha kuko azi ko ntabiguha uri burengwe ukongera ukagira hari ibintu byinshi azajya agenda kurimitana kumwe tuba tuzi ko umwana nyara ku buriri urumva ukamwima icyayi nimugoroba ukamubwira mbere yo kuryama yanze ujya kunyara wamugira icyo bamoti nkafenda muzi ibintu byose biragira hari byinshi uba wiyangirije tuza abanza ushyire ku ubwenge ku gihe ikindi wanasanga nawe ubwawe hari ikindi kibazo ufite tutazi kijyanye wenda abantu dufite trauma zitandukanye ugasanga abantu bari baraguhemukiye cyangwa nawe nuko utavuga ugasanga nawe ufite ikibazo hari ahantu wahuriyemo n'ikibazo niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuzayanza nkivugira nkituriza inge mbirangiriza aho nkasigara amahoro memoire card hariya ni memwari cyane nakubwira ati mpamwe mwari umva memory yanjye nkayikiriyaringa nka foromata nkatangirana n'ibindi bikabona aho bijya yes ako kantu uvuze karumvikana ntago nibukubaza ibintu byinshi n'ubundi n'igitekerezo rusange kandi no mu nyungu rusange ntago ari ukwibasira bijou byihariye ariko ni kimwe mu bintu byabaye ntiwaherukaga hano ariko nzi ko ubu bikurikira nubwo bwose hajemo icyo kibazo cyo kurwara
ariko nzi ko ubirebera hafi. Nshaka kukwereka ifoto ariko ngutunguye. Wowe urakora comment ijyanye n'uko uro uyibonye. Ubwo ruvuga n'abadukurikiye bari kuyibona nubwo bwose. Ubwo giye kuguha phone uvuga ibyo ushaka, ndaguha na mikoro uvuga ibyo ushaka byose. Cyo 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 cyo. Akubunda babagiye ariko yusu w'i Rwanda. Ni wa mujama ntuza. Uyakwica. Uyu nguyu se akakobwa twararuye. Ubu narirega akagira ryagakubita. Usuwa mufoto ifoto naha yarahagaze ni he? Reba sheri ngende kureba ifoto nk'iyi wayiposting. Utari muri modeling. Hano yaba yakisha. Ndabona afite imyanya itoroshye. Ariko ubundi nkubaza abantu nkabara baba. Okay, kora comment. Comment iki? Umuntu ufite nka sheri wawe akora ibi. Ufite sheri wawe umumodo. Kamubona ameze gutya. Iyi foto yagiyeho comment nyinshi cyane ariko zikomoza ku kiri muri box. Bivuga uko. Kanongere nkizuminga. Hagari yari umutwe wayo suku. Oya da. Usiru naka umeze. Izikora nzuminze we. Iyi si yo pe. Kumeza nk'ifite no. Islam. Agara umusiramu. Shaka kuba yaravukiye mu baporo. Abona yarakiva kwa muganga akiriho. Utarankoze. Nindeze. Nyineze ziwe. Tuvuge se ko byabaye nka ya mabuno bakeve bongera ku mafoto. Ako umuntu namwongereye nabi suko yagombaga kongera. Ikindi se urusanzwe umuzi. Reba akakaguru. Urakareba hano ku ruhande. Ubusaka akaguru nibyo. Arabyimbye naho. Abyimbye mu kuntu. Ntago ari hari original. Ariko iyo siyo. Na application. Iyi siyo iminsi maze iyi. Afitamo ikintu yashyizemo nka wa wundi wageraga kuri televiziyo agashyiramo umuskwara. Mwari muravuye n'ushatse wanamuvuga. Uri induru ye sinayikira. Induru ye we. Oya bashyiramo imiskwari. Aho ni ikintu yashyizemo ariko yagikoze nabi. Burya n'abana bakomanta bati urafite koko. Ntayo ntagariye. Yoze ntubibona. Imeze nk'iyo basenye se hari harasenwa. Ni igiti se. Barahasenye bararinganiza. Caraho hano bararinganiye. Mushobora guhura ukaza utubwira uti sinzongera kumenyera abantu ntarabona. Ntitwahuye akubika umutwe. Harahuye abayifunze. Ayifunze rwose ari mu basare yifunga. Ashobora kuba afite nk'imyaka 25. Akazi ka nakomeza kuzishyiramo amapamba ze n'intuzo n'amaskwari bizarangira bite. Utekereza ko ari iki cyatumye niba okay tubifate muri uwo mujyo. Yaba ari iye mpamvu yatumye ashyiramo icyo kintu cy'isogisi. Ibintu akora nibiye ntabayerekana ngo afite amatuza ngo ngiye naguterura. Aho ubundi ni umunyarwanda ne. None se iri yamvugo yizanishije tu. Ni yiki? Wewe nagufata ngo nagufata njewe sundeba amatuza. Fuza ibyo mushoboye. Sinumva se nawe uzi yene akunumba numva yivugisha wayango. Bayagavuka ibuganda noze ngo babaye bakakati. Ukakatora ba. Aya. Ngo ni gufata pe. Nje ni nariye. Umwe mama mufisinda. Mama ufitinda. Ari ibintu rero ikigande kivaze n'ikinyarwanda. By the way, ibyo bintu abajama barabyiharaje. Ugasanga ngo ni bounce ngo akora umubiri ngo akora iki. Ariko wa mucugusa ugasanga mu ipantaro hagwa menshi n'ibitano.
ejo bundi nari ndi kumwe n'umusore Madiba bawonsa kumureba byonyine abakobwa bahita bavuga bati muramwi kajya mwongorana nkubazi koko ubarabona urenza ati none bafite ukuntu bahita bigira buryo ngo ntabwo yabigotwa iji ntabwo yabigotwa nigiye kuryita kugura tiwuriyongere tumusuhuze Madiba akunda ibishyimbo duhite tunamuvaho ahubwo mpite ngusomera agatweet nshaka ko wenda dushobora kuza gusorezaho CLARISSE Karasira yanditse ngo nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibishashagirana mu bukumi bwanjye nirinda umukiro ntavunikiye kuko narotaga igihe nk'iki bakobwa beza biwacu twiyubahe turebe kure kandi duhanga amaso ku byiza Imana ntabwo izadukoza isoni mama Kwanda ati nanze kwiyandarika nkurikire ibishashagirana yanze kwiyandarika ngo akurikire ibishashagirana mu bukumi bwe yirinda yaduhaye n'amafoto y'ubwo bukumi bwe se mbere yabwo yaduhaye nyine igihe nk'iki ngo yahoze donc igihe yarotaga cyari iki nicyo yashyizeho icyo si ibyo ifoto ari kumwe n'umwana wowe wireba ibya CLARISSE interuro yarinze iki ubukumi kugira ngo igihe yarotaga nyine nk'iki kizagere atekaye yirinda ngo ibishashagirana ibintu atavunikiye umukira atavunikiye mbese abasigaye ntabwo yanyuze ntabwo yanyuze muzubusama muri muzubusama Imana imuhumugisha umuntu umwe witwa Jean Baptiste ntuyahaga yamusubije ariko ntabwo turi bubishyire kuri YouTube ariko ibitari ngombwa ubyihorera aha ubundi ze niba ari we yagize atagira ngo abandi bo ntibagira hari ikintu kimwe bamusubije nawe urabyemeranya nabyo byara by the way ubu mbaye seriye kuri ibi bintu habaho guhirwa ntihabaho gutunara utagira ngo ni wowe urenza abandi sibyo azizi ko uwo muntu ari we wa mberera arabonye ntabwo wabihamye icyo nakubwira cyo ni kimwe tubajije umupapa icyo nababwira ni kimwe twese uko wowe ubona ntari mwiza hari umbonamo ubwiza uko umbonaho amadefo hari undi undeba akavuga ati wawu sibyo nibyo nigeze numva bavuga ngo imyate y'umukunzi ibonamo amaribori iyo hari urukundo byose biraza nta nubwo ya defo ufite ibonwa mbese aho urukundo ruri mundi yavuga ngo aho urukundo ruri Imana irabasanga yaragiriwe amahirwe ntago bihira bose kandi ikindi sinzi niba urabona iyo abantu bari gukora bafeta imyaka 10 bamaranye n'umugabo n'umugore nuko ubu nta kintu kiraba nashyira agapira hasi sibyo nashyire hasi kuko umuntu mubana hari amezi arashize umwaka se wenda umwaka niyo twafate nk'ibi muracyafite urugendo rurerure mu rugo habamo byinshi ushobora kuzasanga iburi kuvuga simbi kwifuriza sibyo ariko mu rugo habamo byinshi bitandukanye habamo ibibazo ahubwo icyo nakwifuriza nuko uzabasha gushikama ukabasha gushikama mu rugo urimo ukabasha kwakira buri kimwe nkuko koko warinze ubwo bukumi ariko nta kiraba nta naho biragera gusa tukwifurije kuzahagera ariko mu rugo ni hagari nta muntu ushaka avuga ngo ibintu biragenda bitya ngo bipuraninge nka kumwe uvuga ngo nibangahe wari uzi kuzageza iyi myaka udafite imodoka mu muhanda rero nawe wikwihuta ahubwo avuga uti Mana yobora urugo rwanjye Mana aba hagati y'umuryango wanjye byose nzi neza ko ari Imana ibitanga ariko ibyo mu rugo byo ni birebire hari igihe umugabo azafata credit ngo utabizi hari igihe bizagenda mbese bisaba kwimunyamunya
ikindi ibi bintu mwazanye byo kwirirwa mubivugira kuri mu social media ikintu cyose kibaye ntimukaze mutubwira ese bibi kuko ikiyo bibaye mutatubwira ibyiza mu achievement ese mwe ntago mujya muferinga maze kurambirwa umuntu ugasanga umwireferaho akavuga uti umuntu rwose uri kureba amakuru y'uko byagiye na rimwe arakwereka ibyanze n'uwapfuye ndabeshya ibyanze n'uwapfuye ibindi ni fresh imodoka ese nitwe twenyine byanga ese nitwebwe koko duhomba ese nitwe twenyine tutagera ku cyo twasabye nitwe twenyine dufite inyatsi mujye muvana ibintu byo kutwereka ibyiza byanyu muza mubitwereka n'ibibi byanyu mujye muza mubitwereke biducarenjinge bitume natwe ibyo bintu meruka kubibwira abantu umunyarwanda dufite ikibazo sinzi ari umunyarwanda niba ari umunyafurika niba ari ikiremwa muntu cyo kutabwiza umuntu kuri jaranze nkubwire nti rero JALAS urenze hariya uhasanga security iyo uhageze aragusaka ukamenya ngo nubwo ugiye uri buhure nande bigatuma nawe ubasha kumenya inzira utangiye icyari cyo n'uburyo uzajya witwara kuza utambwira kumbwira ibyiza by'ibyo wagezeho utambwira n'ibindi bibi wahuriyemo nabyo ukambwira ngo kora bizaza nkore gute utanyeretse n'ibyo bindi uhuriramo tureke kugira ngo twerekane ko ibintu biryoshye n'ubundi twaje kumenya ko abafite abagabo beza abafite abagore beza nimwe murara murira amwe mutunze mwe mufite amafaranga mwe mufite byinshi nimwe murara murira kandi mwazayunoza zirira ku bipangu kahura byotse umuzamu ngo hari byashyize none imbwa zirira ku gipangu nawe uri kuririra mu buriri uretse Nyagasani wenyine uzaza akisurira ingo ziriho kubu n'abantu akabasura naho ubundi ibyo mwirirwa mutwereka ngo by'ibyo mwagezeho ariko n'ubundi ari akandi kantu nsigaye mbona buri wese ajya hanze ese habaye yiki ukiri kuri ako kantu kujya hanze n'ubundi abantu benshi no kuri iriya ishuri ya BIJOUX bagiye bakavugaho cyane ariko hari n'abandi bagiye bajya hanze b'abasitari aho ko kujya hanze ubundi donc ubundi urukundo rw'abasore bo ba diaspora bari gutereta hano mu Rwanda sibyo uretse icyo ngicyo wenda cyo kuba uvuga uti abantu bose barajya hanze uri kubyibaza n'undi wese ashaka kubyibaza hari ikindi kintu kirimo cyo kuba harimo akantu ko kuba aba diaspora nabo kubera baba batazi nk'umuntu ashobora kuba ati ndashaka miss ugasanga mu kwezi ashobora gusora nka $3 by'idolari ku muntu udakora ntanamwigira umushinga sinzi ukuntu ujya ubibona ikintu kimwe nababwira murahubuka nago kuba wankunze wambonye kuri social media zivuga ngewe w'ukuri iyo ushaka kumenya umuntu murabana musharinga ubuzima bya hato na hato nibyo njya mbabwira inshuti ivamo umugore ariko umugore ntavamo inshuti ubuje gushaka umugore ntago ubuje gushaka inshuti ubuje ari umugore wo kugira gutya gusa yarangiza akakubyarira ariko umuntu ubujyanye ntubumuzi ntabateze kuzaba inshuti yawe bimeze nko kugenda ukagura imodoka ukabuzi ko ifite ibirometero ibi nibi ukabuzi ngo muri bateri bigenda bitya na gutya nta kindi ariko nta experience ufite kuri iyo modoka birasaba kuzabanza igihe uzamara uyitwara nicyo kizatuma uyimenyera inshuti zanjye muri yes uyiguyitwara ariko juste hari n'igihe ukuri kuyiguyitwara ni nabwo ugenda ubona izindi defi iyo modoka ifite nibwo ugenda wumva ko hari akantu kavuga inyuma muri buti yo mwipine ry'inyuma
nukuvuga ngo nuwo mugore uje gushaka uje gutwara byange bikunde ntuzamuburaho defo kuko ntago wagize umwanya wo kumwiga sibyo ayo spending atu nubundi urayamwoherereza akajya kuyabyinira hanaha nabandi batari wowe sibyo mwebwe mube vigira niba ushaka gushaka wituvuga ngo ndaje dukora ubukwe banze ariko munamenyerane ese ubundi rwita umwirukankanaho wabanjije mukaza mukajya hirya habasi Cyangugu mukavayo mukajya ku Gisenyi uri kumwiga muveyo umubwira uti nzagaruka ibutaha mukomeze mugirane relationship do please tugirane relationship n'umuntu uteganya kuzabana nawe akaramata urumva bizagenda bite n'amakosa sibyo rero ibyo byo kuza ngo hanze nyamfite urugero mfite famille imwe twabanaga umwana w'umukobwa aza umuhungu baragenda bageze y'umuhungu ibintu yamukoreye kandi ubwo yaravuye mu Rwanda hasize umuhungu yakundaga umuhungu amuherekeza arira ako still yariraga amarira y'urukundo azi uburyo bakundanye guhera ryari ariko ndagira ngo nkubwire ko umukobwa yagezeyo asanga umuhungu ni imbobo ni ingegera ni ishyano ni ikintu kiri aho ngaho nacyo ubwacyo kidafite iki kantu nako rero utarakarengaho kakaba ariko kamwe mu tuntu natwo ubwo dutunga urutoki dukoma urusyo n'ingasire abasore b'aba diaspora baza bakirarira bakigaragaza uko bakura hariya abari menshi aremera gafunga umwuka uwo mwaka sibyo kandi uribuka ko ku mwaka amafaranga bagiye ngo bagira gutarayo babasubiza sinzi niba ubyibuka sinzi ukuntu njya mbyumvamo ari amafaranga yegeranyije akaza $1,000 muri iki gihugu ni menshi sibyo nubwo bwose wenda bayabyiniramo gake yakongera akahita asubirayo ako mu by'ukuri abakweretse ngo ararenze kandi nta kurenga hariya niba akora n'urugero mu isaha imwe akinjiza $50 sibyo uwe akayiguspendingaho umunsi umwe we yayikoreye isaha imwe urumva wowe ngo ni ibintu birenze kandi we shwi yaragiye asanga umuntu ni imbobo ndagira nkubwire ngo yaromonganye umwana biramucanga umwana biramurenga ndagira nkubwire ko wa musore yakundaga w'i Kigali we yarakoze arindira ajyayo ubu niho babana wa wundi still yarasize we yarakoze arakora arindira ubwo amusangayo ubu ni we mugore we ne mugabo babana nyaramumutesheje please JALAS ni buri Kigali tuza korera udufaranga twawe aho hantu wumva ufitiye hope yo kuzajya work hard aho hantu uzahagera hakorere tujyeyo hakorere twendereye apana ibintu byo kumva ngo hazaza umuntu ngo deploy ngo ayu exporting ugende just nka marchandise baguze bagiye gucuruza wowe gicucu hanisoni ugusuzaba umugabo nyabage even abakobwa work hard nawe ariko mubwira uti mfitaya ndashaka kuza mfitaya nana kwigaranzura nawe uba ufite akantu kawe ugira iyo mibereho unagereyo ndabyumva ushobora kuba uri gushaka kujya ahantu wazahiga ushobora kuba iwanyu ari wowe babyaye bazi ko ari wowe uzabakiza sibyo twatuntu tubike none nunagera akakwigaranzura hari hasaba n'umuntu ufite hano ugiye uri kijibwe nkanja ha ugiye kujibajiba nyineyo urajibajiba hariya ni urajibajiba gatoya bikurenga karareka dusoreze hanga duhinira hanga kugira ngo winkwereka hafi ya bora yanjye yo nyiriho neza kandi mu minsi mike nzababwira uko ibintu bihagaze sawa ariko dukorera amafaranga uyu nyiri iyi ngiyi yavuye iriya ahagara kubwira ati natangiye mba muri koperative y'abamotari ubu ni miliyoneri yari koperative y'abamotari kumva icyo ari cyo yari afitemo moto ubu arakubwira ati aka kamodoka ndi kubona ari ak'abadamu ngiye kugaha madamu bambwiye ngo ni ak'abagore nta hantu imana itakura umuntu wikumva ko ibintu bikurangiranye kora ikibazo amafaranga ntajya gwira nshuti yanjye uraba mu cyumba kimwe na saro bugacyo ukabona inkweto zuzuye saro zonyine ari inkweto
ukavuga uti aha reka nkoresha ka etajeri ubwo nturi gushaka uzishyira ejo byarangiza ibase ukabona zuzuye saro ukavuga uti yewe hakwiriye agakoni ubu ukaba wimutse muri yayindi nta gihe na kimwe amafaranga na wa mukire w'umukire arakubwira ati mwana byanze ndi gupfa ubu nakennye kandi hari uri kubona ibiri kwinjira ariko arakubwira ati byanze amafaranga ntajya gwira ahubwo icyo nsicyo ni ukunyurwa ku mutima w'umuntu gusa ibintu muri kunyurwa wanyurwa wagira ntago cyambere ari imodoka jana ntimukagura mu modoka mbere y'ibindi abazigura reka dusoreza aho ngaho tunabifuriza urugendo rwiza bari mu zabo n'abaziteze twebwe dusoreje ariko gutira imodoka ukagira mesanse ya 2 nayo karanda gushimira muba muri kwica mu modoka y'abandi mujye mwaje mwurira utuntu ko ari twe twa 2 murakoze cyane ja